Okay, ni umuhungu wanyu Kayihura nk'ibisanzwe. Turacyari muri ya mihanda. N'uyu munsi turacyari mu muhanda wa Nyabugogo. Ubu sasa noneho tugeze kuri tape ya kabiri. Ubu tugiye kugenda twaka abantu ubufasha. Turebe ese ugiriye ikibazo Nyabugogo wahura n'umuntu akagufasha. Turebe ibyo ari byo. Okay, mubane natwe kuva video itangiye kugera irangiye, mukore subscribe, share, like na comment. Ndi kubona tegeza cameraman ameze neza. Reka nambuka umuhanda njye hakurya. Nambuka umuhanda njye hakurya y'umuhanda. Ndatekereza cameraman nawe ari abirimo neza. Bundi tubahe show. Mujengore waje ngoro yaka kandi uje gusohoka ngoro ujyana na Ritiko se Wapi? Yaba ngoro yabihuye na Ritiko na yaba Rwamagana na Ritiko. Je simba mwishyuza kampani niyo ngiye ya kampani iranyihembe. Iyo mbere umukiriya ugakatisha nuko ngo je niko kazi ka buri munsi umuntu akora buri munsi. Papa ahubwo ngiye mvuye Muhanga. Hano ibiceri nari mfite barabintwaye. Babigutwese gute? Intwari hano muri gare nyine. Nose barakuzamuye ikofuru. Biri mu ikofuru n'irangamuntu barayitwaye. Hano ndi kwibaza ngo ndagira Kimironko gute. Kandi agafone nako sinakagurisha umuntu ngiye kureba ntabwo nzahanaba. Kurumva ari bandikira. Nshaka kubona najeje kano kaya komba mwangu aya ubundi kugerayo ni 500 urumva Kimironko amakarita araho none naje zakakanya rwose mbagufata sari bugenda gute nose ikibazo nose bari kuzamura uri muva bari muva ngiye mu modoka cyangwa bayikwibiye hariya Muhanga. Oya navuye Muhanga nyifite no modoka nari nyifite kurumva nari nyicariye ndi kuyumva. Ahubwo nyine bayikuremo mu hara hepfo ndi kuva mu modoka. Imodoka zaba paritano cyangwa za paritse epiri. Za paritse epiri. Cyangwa ariko ari gihe unahita no mu modoka. Ariko sheki baye yari hano mu ikote cyangwa imbere. Oya yari mu mufuka hano nyuma. Hano ni muremure nako. Hano rero akakubyiga gutya urumva akakubyiga imbere y'abantu bagasanga arazana. Nago wumva nagushona hano Nyabugogo ndiko bakora. Yashoboka bajyaga babivuga simbyumve neza ariko ndi kubona nabacinjirije kubona ari ibisazi. Nose shaho gusura bigenda gutyo ibaziranga muntu yawe amafaranga ariko ntabwo harimo menshi. Oya harimo 5 yonyine. Baba baramukosora ni kofi yiwe mu hano muri gare arimo ava mu modoka kandi gagiye Kimironko. Oya ntabwo ikibazo ari intuza batwaye irangamuntu ntabwo batwaye ikofi ntabwo batwaye telefone. Oya iranga aho byo ni urangara naranze iyi telefone baba. Yo nayifashe mu ntoki ntabwo njya kwishyura. Bareza nayo ntabwo mije kuntu bayizamu. Bari yana batinye biba telefone.
simukadi bagahita bareba amafaranga ariko niba babireba kandi bose bakorana ukajya n'abagenzi muri kumwe bose bakwitsindagiraho yavuga ngo mana yawe arakwitsindagiraho akwitsindagiraho wowe noneho nukwiba hari igihe munavana n'umuzimu wawe wo kuva mu modoka akagenda kubyiga abatanu bose bakorana basanya nakundi mwana nembera ndebe ko nabona umuntu umfasha nyine nka wowe tembera kandi nago nta nubwo igikomando nta nubwo ukizi dore uri umugore nyine urumva ugeze hariya muri feruje unaparame kugeze i Remera basi uzamuke n'amaguru yakunyuza muri feruje uzi Remera muri feruje ugahita kandi n'amaguru harimo akagenda n'amaguru sinzi ko nanahamenya ntago nari nahanyura n'amaguru baraguhemukira rero mwana nakundi reka nembera ndebe ibyo ari byose nembera urebe ariko wanagenda no kuza Kimironko zibara hepfo ntago wababura umujyi ugira neza shaka nanjye narebe ndebe ibyo ari byo Banyarwandakazi mwabyumvishije mujama ntabwo abashije kumfasha ariko byibura anandemya agatima mbwe ngo hari undi mugira neza twahura turebe ibyo ari byo rero ese mwana nta bicaro ufite se ngo nizo samani nitegeye ngiye Kimironko ko agakofi kanjye bagatwaye ntabyo ufite ahubwo ngo bagize bamusora mwana hano ndabona kugera Kimironko ntazi ukuntu ndi bugere ntarebe mwana ese bite boss wanjye wamfashije se ngize akabazo bakantwarira agakofi kari karimo ibiceri ngiye gutegesha wamfashije niba ari ibiceri ufite ukamfasha kugera Kimironko nta kintu uriho aracyari mu gitondo byo ni ibisazi aho nari mvuye i Muhanga none ngeze hano muri gare agakofi nisatse ngiye gutega agakofi ndakabura bajyaga bavuga ngo harimo abajura nyine simbyumva ariko y'abantu bahise bankosora kabisa ndi kubona ari hatari ndagira Kimironko n'umwaka byara ntaribi papa ntaribi ntabidanje ntaribi urimo kwigira mwabyumvishije yabaye umuntu wa kangahe ambwira ngo nta kintu arabona ngo ariko hari igihe wahura n'undi akagufasha reka turebe ibyo ari byo twata ku mumerisi meriwe waramutse mbere ndi kubona ari kwihuta cyane Nyabugogo ndi kubona abantu benshi bahatinya
kubona abantu ari bakeya nataka ndera kanataka uyu nguyu ndeba ibyo ari byo. Meze bite boss wanjye? Meze neza se? Wamfashije se mwarakomeye n'akabazo? Nari mvuye i Muhanga ndi kujya Kimironko. None ikofi yanjye barayitwaye mani n'ibiceri bya tike n'irangamuntu. Niba ari ibiceri mfite nyine wamfasha kugera Kimironko niyo wagenda ukankorezaho nabidaje ikarita. Ariko nabitoye nanjye ngiye ngiye mu Karaka hano haruguru. Ugiye mu Karaka? Nta kundi papa, reka mbe nta kundi reka mbe ndeba ibyari byo. Okay, mwabibonye abantu bose bafite ubushomeri, ntawamenya ibyari byo. Reka tube dusoreje ahangaha, ndi kubona ntari kubona umuntu umfasha. Kubona abantu bose babyukanye ubukene kuri uyu munsi. Reka dukomeze tubane no mu bindi. Wowe muntu wishimiye ino video kora subscribe, kore like, share ndetse na comment. Ubundi dukomeze tubane umunsi ku munsi. Ndabona abantu nagiye mbaza bari kundeba bazi ko ari ibya nyabyo. Hari igihe umuntu mwaka ubufasha ntagufasha ariko akakugirira n'impuhwe disi. Abantu ntabwo tumeze kimwe. Salam. Telefone? Hano nakayigurishije ariko ikibazo umuntu ngiye kureba ntabwo nzi ahantu hari kuko agakofi kanjye baragatwaye karimo n'akarangamuntu n'ibiceri nari ngiye gutegesha. Akayateri ariko nyine numva nkagurishije. Umuntu ngiye kureba ntabwo namubona kandi igihe Kimironko kandi ntabwo umuntu uzi ahantu. Ese wagurishije ukagura agatushe ka makeya. Agatushe ka makeya? Ubwo wayigurisha kuduga nk'agatushe k'umutuku. Agatushe ka 5. Ese agatushe ka 5 kaba kameze gute? Ari keza. Sika kandi ushaka gusanga kamaramo umuriro. Reka. Cyagucaginga 3 ku munsi. Numva ari dani. Aho katere kameze gute? Telefone ko ntago nagurishije naba nkiye. Wowe uri kugurisha kugura kandi gatoshe. Kagenderaho nyine. Ega buri umuntu yicemeje icyo umugabo cyamugabo. Kujya kureba umuntu bikarangira n'ibyaro ufite ubigurishije. Ubwo nimba bakoroshe. Ega no muhamagara kohereza iki cyaha. Niba utari bukore. Ndani. Ndabyakunda wayimagara ibintu byagiye. Leta ahubwo wenda umfashije wenda ukampa ibiceri ahubwo nkaza kubigusubiza wenda niba wanyizeye. Zamurte para gurisha.
Akunda bose bararakaye. Abantu ufite ikibazo cy'amatelefoni ngo na gatushe ya 5 iraboneka.